Simba Bazi TV. Njyewe ntabwo nzi impamvu uhora untega imitego ya buri munsi kandi ubona neza ko nisimbuka. Aho nciye hose uhacisha umuriro, wumvuganye nawe umubibamwo urwango, umwenda nambaye wumva ko wawushanyura, mbese ukanawuta mu muriro. Wumva neza yuko ntashobora kukumva wowe ibyo wumva. Reka ntibishoboka. Nimba ndi uwo ndi we, aka kanya wowe utarangiza uwo ndi we, kuki ushaka kumenya impamvu ndi uwo ndi we? Banza wige kubaho nkanjye, kuko njye nihanganiye ibigeragezo byose byagiye bingeraho, byose nabiteye ishoti, ari nayo mpamvu ubona mpagaze ahangaha kandi ngahagarara bwuma. Ihangane rero kubw'ibibazo byawe bikurembeje, si njyewe wigeze ugujyana mu bibazo. Erega nawe ihangane, igihe nawe nikigera ibisubizo byawe bizaza. Wikomeza kunyirukankaho rero. Iyandemye niyo yonyine ikintije ubugingo. Uca hasi njye ngaca hejuru, iyo uciye hejuru njye nca hasi. Yego iyo uciye iburyo njyewe niciriye ibumoso, kuko ntashaka kuzahura nawe. Iyo uryamye njye ndapfukama, iyo usinziriye njye ndareba, kuko nta hantu na hamwe nshaka ko tuzahurira. Yego buri munsi urambwira ngo nkurikirana nawe, ndabizi ngo buri munsi uhora urota kuzangirira nabi. Ntabwo uzigera ubigeraho, kubera yuko Uwiteka Imana aracyandinze. Usibye Imana yonyine ikintije ubuzima, wowe ndabizi neza yuko ntari nkwiriye n'umunsi n'umwe kuba nareba, kuba navuga. Ese ko wantwaye urubyaro rwanjye, ukantwara ababyeyi banjye, ukantwara data na mama, urabona hari icyo nabayera? Komeza rero kandi ukomerezaho, ndabizi ko neza ntacyo uzantwara, kuko iyandemye iracyandinze, nta na kimwe uzigera untwara. Rero pfukama kandi usenge, kubera yuko ibyo wirirwa umbwira buri munsi ukanabibwira inshuti zanjye, dore wantanyije n'abana banjye, dore wantanyije na data na mama, dore wantanyije n'abaturanyi, ariko buriya ndakubwira ngo ntacyo uzigera untwara. Yega w'isi bose ugenda ubancishaho, buri umwe wese agenda amvumira ku gahera, kubera ikosa rimwe twigeze kugirana njye nawe, kandi ndapfukama ndagusaba imbabazi. Njye nari nzi neza yuko wambabariye, naho ubundi wakomeje ugira intimba mu mutima wawe, ukajya unyereka yuko nta kibazo. Ariko burya naje kumenya yuko imbabazi zawe ari nka za zindi icyuma kigirira ingurube, cyangwa se icyuma kigirira itunga imbabazi. Nagusabye imbabazi wanga kuzimpa, gusa wanyeretse yuko uzimpaye, nanjye nkomeza nicara negamye nzi neza ko wazimpaye, naho buryo mvumira ku gahera. Ndacyasaba imbabazi kandi nkomeje kuri ka gakosa nagukoreye kamwe, basi mbabarira. Yego wagiye untanya n'abantu bose, ariko burya ntabwo uzigera utanga ruswa imbere y'Imana. Shishikara rero kandi ushishikara ushima, unashishikara useka, unseke umutsi wose w'iryinyo uwurarike. Nta na kimwe uzigera untwara. Ndabizi ko nta na kimwe uzigera untwara, kubera yuko wowe usengera mu buriro, njye ngasengera mu ijuru. Warakoze cyane kunyereka uwo ndi we. Ndacyakomeza gutya, ndacyabaho gutya, nta na kimwe uzigera untwara. Uwiteka Imana aracyandinze, komeza untege iyo